Nturi umusore mwiza, nturi bogari, ntacyo na kimwe uvuze, uri cipu. Nari nzi ko za kavukire ziba zizi ubwenge, ariko uri ikigoryi wowe. Ubwenge abandi bagiye bagushyirayo. Kandi ngo buriya Regis ngo umuntu kuri ubwo wize ngo yigize no kuba umwarimu. Ikinyamakuru n'umwitsi rero tukomeze twigire imbere twiganire mu biganiro byacu. Uyu munsi hamaze iminsi hari saga mu bintu bigiye bitandukanye hagati y'umuntu witwa Regis cyangwa se kapiteni, izina ry'imihanda cyangwa se izina akoresha muri social media, ngariko no ku muntu bita Miki. My friend, Miki ni umugore wubatse, umugore w'umugabo, umugore ufite abana, ni umuntu nyine ufite wakoze ahazaza he heza mu rwego rwo kuvuga ngo yakoze umuryango, kuko bari abana yabyaye cyangwa se yibarutse n'abana bazakura bareba ibyo yakoze, kuko social media ni ikindi kintu. Ibintu byose bino bintu tubamo muri imihanda ya social media, muri ibi bintu bya social media, muri ibintu nk'abantu baba YouTube cyangwa se aba content creator, bino bintu ni ibintu bitajya bisibangana. Nyamuneka ni ibintu niyo ubyibagiwe ushobora gukubitana na byahantu ukabyibuka ko byaba ukibuka n'uwabikoze, sibyo? Ndagira ngo tuganire kuri iki kintu, tubanze tumenye ingaruka bigomba kutuzanira, turebe n'imitego tuba turi kwitega rimwe na rimwe. Njya nibaza nk'umuntu nka Regis wubahuka agafata nk'umugabo ufite umugore wubatse nka Aga Promoter, akamumenyera ari nayo ntandaro ya zino nduru zose, bigatuma na Miki abizamo. My friend, je hariya Miki ntago namurenganya, hariya ntago namutera ibuye, kuko nanjye ari je wumvugiye umugore nabi, ugashaka kumuzana mu bintu by'umwanda bidafatika cyangwa se bitameje agaciro, rimwe na rimwe bishobora no kunsenyera urugo. Nanjye twashwana pe, nahagara ku mugore wanjye nkavuga. Miki yagize aracyahagarara ku mugabo we Aga Promoter, no muntu utajya ugirana ibiganiro bigiye kure na Regis, nta imishyikirano basanzwe bagirana. Ikindi nanone mugomba kumenya nuko nta n'izindi projet bahuriramo. Yewe tujye tuvugisha ukuri, dukuri ibintu mu nzira. Iyi nkuru nubwo ndi kuyibabwira ndabizi imaze igihe trendinga, iminsi itageze no muri 4 niba atari 3 gutya, yaba ari na myinshi. Mwarayumvise bihagije, nta gishyashya ngiye kubazanira, ahubwo hari ikintu ngiye nshaka ngo dushyire mu matwi yacu twumve neza. Umuntu ni umustar, umuntu ararebwa n'isi yose, umuntu arakurikiranwa n'isi yose. Ese uba wumva ubundi abantu bose bagukurikirana, audience yawe ubundi uba wumva izagufata gute? Ko nk'umuntu nka Regis, nk'umuntu umaze kumenyekana, umuntu umaze kuba umustar, mugahora mu nduru na bla 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 bla. Tujye tuvugisha ukuri, kuko hari ibintu birenga kamere muntu bigatuma n'umuntu yanavuga. Regis, kuba ndi kukuvuga ntabwo mbangamiye, ikindi nanone ntacyo ntwaye, kuko uryama simparyama ngo mvuge ngo urambyiga, n'ibyo urya sibyo ndya ngo mvuge ngo urancana, nubwo dusangira ku isahani imwe. Ariko ndi kuvuga kuri iki kintu kuko hari abana baba bakibyiruka, hari urubyiruko ruba rukizamuka kandi rukurikirana, ruba muri social media, nubwo baba bataza ngo bakore nk'ibyo dukora isi babone, ariko babona ibyo twebwe dukorera muri iyi si nabo barimo. Nibyo nari ndimo ndavuga. Regis aragiye yatatse Aga Promoter. Aga Promoter ngo yateye inda. Aga Promoter yagize ati sinzi ibi. Ese ubundi njya numva, cyane najyaga numva bavuga ngo umugore n'ubyara, ari ukuntu wajyaga wumva nk'umuntu arimo aravuga wenda nk'umuntu yikundira cyangwa se yenda kwigirira umugore, umuntu agaca ku ruhande akavuga ati ese uriya muntu turabizi ko yabyaye, kumva nk'undi aramusubije ngo buri umugore n'ubyara. Reka tuvugishe ukuri. Ese ubundi umugabo se utera inda? Tujye tuvuga ibintu tuvugisha ukuri. Wenda si byiza kugenda umuntu anyanyagiza intuze ze hirya no hino, umuntu agenda byaragura habonye hose nk'imbwa cyangwa ipusi, kuko turi abantu tugomba kwiyubaha. Icyo nicyo cyambere. Ariko Aga Promoter nta n'ikibazo kirimo kuba yaba afite undi muntu bafiringa love, bateretana, cyangwa se akaba yaranamuteye n'inda. Impamvu mvuga ibi ngibi ni iyihe? Nuko Aga Promoter nk'umugabo wa Miki, sinibaza ko kuba Regis yaramugarutseho akatangira kumuvuga ari ikibazo cy'uko Promoter yaba yaragize iki, yarakoze ikosa. Oya, ahubwo dore iki kintu mbona. Kuba Miki
ari mu maboko y'aga promota uyu munota tuvugana aka kamwanya uyu munsi, ari umugabo wa Miki nawe ari umugore wa Aga, ntago nibaza ko ni ibintu bidashobora kuba bishimisha rimwe na rimwe umuntu bita Regis, kuko Regis nta na rimwe Miki yigeze ayaga kuri abana na Regis, nta na rimwe Miki yigeze agira ikibuno kingana kuri abana na Regis, nta na rimwe Miki yigeze asokoresha ibisuko bihenze bisa neza nk'ibyo mubonana abana na Regis no kuri kw'Imana. Tujye tuvugisha ukuri, kuba Regis ajya hari akitabagura Miki nijye wamuzanye, Miki nijye wamuzamuye, Miki nijye wamugize umusitari, se wewe waba umusitari ntaho bivuye. Tujye tuvugisha ukuri, nta muntu wigira. Ushaka kuba waranabikoreye, yego washyizemo agatuza pe urabibyiganira, uyu munsi ufite izina, ariko ntago wabikoze nka Regis wa Peki. harimo n'andi maboko y'abantu bagiye batandukanye. Ubwo navuga wenda nk'abantuze nk'abantu bagiye bakugira inama, harimo n'aba editor n'abagiye bakudirectinga bakubwira ati kora ibireke ibi, abo bose n'abagiye bagufasha mu mavideo yawe. Aka kanya ushobora gusanga atari abasitari batanazwi kubera yuko ari wowe wari acteur principal cyangwa se ari nawe nyiri imishinga, ariko ntago wayikoraga nkawe ubwawe wenyine. Rero ntago wajyaho ngaho ngo nurangiza ngo uvuge ngo Miki ngo naramuzamu. Impamvu nari ngiye ku ruhande gato nuko si ubwa mbere Regis atukanye na Miki. Regis yaragiye yiha Miki ngo nuka mu bintu. Cyo tuvugisha ukuri, tuvuga imbwa amazina yazo. Na wa mipango uyu nguyu Jessica nawe yigeze kubivuga. Abivuze asa nukozanyaho nande na Miki. Miki arangije aravuga ntese ubundi gasukuri uvuga ngo mfitanga ahantu hanuka, aho hantu hanukura hazi. Ibyo bintu Miki yarabibajije gutya, jewe ni ibintu niyiziye. Tuvugisha ukuri, umuntu yaguharasinga gutyo cyangwa se yagenda akaguharamba gutyo, ubundi nuruhe rukundo wamugirira? Ni ibihe byishimo yakuzanira ku buryo wavuga ngo uyu muntu ni ingenzi kuri. Erega hari igihe ukora nk'ibintu, reka dufate wenda nka City Tower cyangwa se murabona ino nyubako shyashya, reka mvuge ino nyubako shyashya Equity irimo irubaka. Equity kino kigo cy'imari cyo kubitsa no kuguriza, ntago nyamamaje no kugira ngo ntanga urugero gusa. Murebe iriya nyubako iri inyuma, isa naho iri inyuma y'umujyi wa Kigali, urabona ukuntu ari ndende. Ni nyubako izaba nziza niyuzura, ariko hari ukuntu uko ugenda ugakora ibintu byiza bikagenda ku buryo bigerekeranyije cyangwa se ari ibintu bigaragarira amaso bifatika, bikaba byagenda bikarenga iriya nyubako nk'inshuro nk'eshatu. Ibaze noneho ko ukora ibintu byiza ariko akantu kangana n'umutwe w'urushinge kabi kangana n'umutwe w'urushinge kakarinimura bya bindi byose wubatse, bikagenda bigahenuka burundu bikavaho. So nibyo rero ndimo ndavuga, Regis kwirata ngo wenda wafashije Mika umusitari, wibigira iturufu cyangwa se ngo bigira iki ibintu bya danje ngo wumve byabaye big deal. No, hari abantu benshi bafite abantu bagiye bafasha ariko batigeze babumbura akanwa kabo ngo bavuge, kandi suka abantu badahari. Nese umuntu nk'umuntu wamfashije ku umusitari cyangwa se kuba ndumwefluencer, aka kanya ko atarajya hari yanga bivuga, kuko ntago nifashe. Nta muntu wizamura muri iyi si no muri ubuzima turimo, nta muntu numwe ukora ikintu ngo agira aho yivana naho yigeza, kugeza ubwo ugenda ukafata Miki ukagaragaza ko ushobora kumukorera ibyo ushaka byose kubera ko twamumenye ari wowe muri kumwe. Kuko Miki mwabanye mu nzu, icyo ni icyambere. Miki yabaye umugore wawe, Miki yakuryamye inyuma, umuryama imbere nk'umugabo we, mugeraho murashwana, sinzi ngo mwapfinga ibintu ngo by'amafaranga ngo uburyo mwinjiza niki, mujyamo murabisambaguza mu bitera imigeri, murabinyanyagiza, umwacukwe n'undacukwe, tugira ngo induru zirarangiye. Regis urifata ujya gusura Miki naga promota nk'umugore n'umugabo mu rugo rwabo, barakwakira, twese turabibona, tugira ngo byarangiye. Bidateye kabiri urifashe uragiye wowe ubwawe, utangiye kumenyera agapromota ngo yateye inda, ngo yanze gufasha, ngo yanze kugira gute, ngo kandi uwo yateye inda ngira ngo mwavuga ko ifite amezi 3 niba atarabiri. Mu by'ukuri tuvugisha ukuri my friend, ese koko ubu iki nicyo kintu abasitari bo mu Rwanda muba mukwiriye kwereka abantu?
kuko jyewe ntabwo ari byo mugomba kunyereka njye ubwanjye ndi umusitari mfite byinshi ngomba kureba nkamenya ibimfitiye umumaro n'ibitafitiye umumaro. Ariko noneho reka turebere hamwe bino bintu muba murimo murakora muri sosiyete. Ese nk'ubu Regis kuki uri umusore ntabwo urarongora biro official ntabyo tuzi no mu mategeko y'u Rwanda nta hantu uzwi kuri umugabo wubatse. Ese nka buri iyo wirebye ukitekereza ukareba ibintu biva mu kanwa kawe ukareba ibintu usohora tutitaye kuri business ukora muri ibintu bya entertainment. Ese nka buriya hari nk'umugabo wajya mu rugo rwe ukavuga ngo ugiye kumusaba umukobwa kubera umugore akagushingira umukobwa we? Tujye tuvugisha ukuri. Niyo mpamvu nakuvugiye ngo cyangwa se mbwira n'abandi bose bankurikiye kumwitsi, ntago bino bintu ntago tubikora ngo bigarukire kuri twe gusa, hari benshi bigenda bikageraho. Buri ushobora kuzifata witwaje kuri umusitari cyangwa iki. Nyakisoni we wigeze kunshimisha rimwe arimo aravuga ukuntu yigeze kuyabutereta bakajya bamuca amazi akiri muri segonderi, ariko nyuma akajya yumva ko namara kuba umusitari ari bwo azatereta bakamwemera. Ariko nabwo yaje gutungurwa no kubona kuba afite izina nabyo bidahagije kugira ngo buri mukobwa wese yifuje amubone. Ntago abantu bose bifuza bakunda abasitari, utazanibeshya. Rero nicyo nari nshatse kuvuga ngo nk'ubu ngubu urumva hari igihe kizagera ko hari umuntu ushobora kujya kwaka, hari urugo ushobora kujyamo n'umukobwa yagu president atavuga kuri sheri we. Nkawe Regis ukurikije amagambo ubuterana na Miki ku ma YouTube bro, akakureba akavuga ati uyu wa wundi njya mbona wirirwa utukana n'abagore hano ku Karubanda nti n'uyu nguyu witwa ndesha nti nitwa Regis. Heke sawa ntacyo ugiye nitwumva ari ngombwa tuzaguhamagara tuganire, kubera ko nyine bamaze kubona ko nta mugabo ukurimo, ntabwo wakubaka. Cyo tuvugisha ukuri, kuba umugabo ni ibintu udatoragura cyangwa se ngo ujye guhaha ku isoko. Kuba umugabo ntabwo byonyine bihagije ngo ube ufite ubwanwa cyangwa se ube wambara ipantaro nk'abandi bagabo. Kuba umugabo ni ibintu biharanirwa, ni ibintu umuntu ahatanira, ni ibintu umuntu akorera no mu gihagararo cye bakavuga ati uri umugabo pe, uri umugabo kabisa, uri umugabo kandi urabikwiriye. Sinzi uciye aha, sinzi uhacishije umuriro, sinzi uwitsamuye kundi, sinzi utsitaye kuri mugenzi we ngaho induru zahagurutse, kugeza ubwo mutinyuka noneho mukabizanamo n'ababyeyi banyu. Cyane nabonye Regis noneho impamvu rero abantu mudukurikiye mutaza kugira ngo hari indi impamvu nibanze kuri Regis niyi ngiyi. Buriya mu bintu byose muzajya mukora mujye mutinya ndetse munubaha ababyeyi banyu. Niba mara kubaha ababyeyi banyu mwubahe n'ababyeyi babandi. Reba nka mama wa Miki nk'ubu ngubu yibereye imageragere, arimo arahanwa, arimo aragororwa kugira ngo wenda nibyo azira nagera no hanze atazongera kubijyamo cyangwa se ngo asubire muri izo nzira mbi yazize. Ikindi nanasohoka azabasha no kugira inama n'abasigaye hatazagira uwibeshya cyangwa se agakora ikosa akajya mu nzira itari nziza akisanga nka mama wa Miki yarari. Buriya rege iyo umuntu afunguwe araza akagira ibyo aganiriza abasanze hanze, sibyo? Ahubwo ati bina bintu ntubikore cyangwa se hari ahantu ugiye guca si sawa. Giye ni ibintu nzi byagiye akagira inama abantu nyine tu, akabagira inama akavuga ati hari ahantu ntuhace ni habi bitewe n'ibyo yabonye. Ariko aka kanya Regis yabigize intwara arabyitwaza agafata mama wa Miki akamugira nk'iturufu cyangwa se akamugira inkangisho kuri Miki. Uretse ko Miki nawe ntago agafuka imvugo rimwe, abagore urabazi ni abantu bavugira hejuru, uvuga yagusamiye hejuru banamuyoragurana ivumbi rigatumuka. Turumvikana kuko Miki nujya hariya nkawe Regis biranirwa numva wirirwa wivugisha ugatangira ngo Miki ni wafungishije nyina ngo mingo sijuye nini na nini Miki yagize gutya nyina acuruje urumogi nicyo yazize. Shaka gusanga arazize n'ibindi ko dossier ntago yizi nta nubwo ari nawe wamukatiye. Sinawe ngira ngo no mu kigo cy'intuze cy'ubugenzacyaha cy'igihugu ngo ndavuga RIB ntuyikoramo, ntago ubuzi dossier z'abantu ngo zihagaze ziti. So rero niba na cyagihe Miki mwari mushudikanye mubana nk'umugore n'umugabo, niba yaragize gutya wenda agasa nk'ubicama akabikubwira, ariko nta nubwo byakabaye byiza ngo
umuharasinge kuri urwo rwego. Mujye mwubaha ababyeyi banyu ariko birenge mwubahe n'ababyeyi b'abandi. Niyo mpamvu babwira ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Regis wowe ushobora kuzagira gutyo ugasanga mama wawe ntabuze nk'ikintu kimubaho, bakamuvuga amagambo akamera nk'imvura ya yindi harya za mvura z'ibyorezo bazita iki, inkangu, bikamera nka ya mvura iteza inkangu, ya nkangu imwe irimbura imisozi. Mani bakamuvuga ukicuza icyatumye uza muri social media, ukicuza icyatumye umenyekana cyangwa se ukaba umusitari. Bino bintu gendimo ndabikubwira kuko ndabizi. Ukiri umuzima ugihumeka ukiri kuri iyi si, abantu bazakuvuga ndetse bongere bakuvuge banakwiyongeze. Noneho rero kubona umusitari bikaba indi mpamvu ya kabiri yiyongeyeho, ikaba niyambere ahubwo yatuma bakuvuga birushijeho. Rero kuriya wirirwa uvuga ababyeyi b'abandi, uzabanze wicare wiyigeho unitekereza uvuge ngo ariko ubundi ngira umubyeyi cyangwa ntawe ngira. Nusanga umufite ukanibuka ko ahari, bizatuma ushyiraho akadomo ku babyeyi b'abandi. Miki mujya mutukana nka Miki mushitingane tu nta ribi, ariko nta mpamvu niyi nimwe ufite ikurengera ituma ushobora kubahuka umubyeyi wa Miki. Miki ni Miki, mwaraciringanye nta ribi, byaciyemo biranarangira. Erega niba Miki yarabaye uw'abandi, yabaye uw'abandi nyine warahejeje, nawe uzashaka abandi. Ariko jewe bira bintu hari igihe nimwe na rimwe njya mbireba nkabisesengura. Uwa peke tu nta n'umuntu turi kumwe. Mani nkabona Regis bino bintu haba harimo n'ifuhe. Kuko niba aga promoter nta diru nimwe mukinana, nta na projet runaka muba muri kumwemo, ukifata ukamuvuga kandi uzi yuko abana na Miki, mani biriya bintu haba harimo ifuhe. Kuko wowe Regis uragenda ukicara ukareba ubwiza Miki afite, ugatekereza n'uburyo byabaga bimeze wagwani quelque part ahantu mwabaga muri mwenyine, mani ugahita wumva ntago uri gushyikira ibyo bintu. Ntago nyine uri kumva uburyo Miki ari gufiringwa n'undi muntu utari wowe. Ahubwo gusa ikintu nakubwira, feeling pain pe utuze kabisa uyi feeling, wumva uburibwe bro, wumva uburibwe, ariko ubihagararemo nk'umugabo uvuga ati giye kabisa giye Regis byaranze nararekuye Miki ntakiri uwanjye ngiye gushaka undi umusimbura. Kuko uragenda ukasimbuka ukajya hariya ku muhanda ukabona agashati keza ukakagura, ejo wabona mugenzi wawe yaguze akarenze nawe ugashaka kujya kugura. Nuko ubuzima bumeze. Niba Miki yaragusize yarakuviriye mu buzima, nawe muvira mu bwe bro, urimo urabangamira Miki pe, genda gukatiye. Sindi kuvugira Miki si mushiki wanjye, si mubyara wanjye, nta n'ikintu dupfana. Ariko reka nkubwire, nanjye ari uri kubikorera byambabaza. Va mu buzima bwa Miki, mureke yenjoyingire n'umuntu we, yirira amafaranga ye, dore asigaye afite n'agacano karebwa, urumva YouTube ikomeza imwera umufungo yirire. Bro, niba jewe mbona Miki yifata akavuga ngo Kiramani wubahwe, Regis urabura iki kugira ngo nawe hazagira umuntu hagarara kare akavuga ati byibuze Regis yubahwe. Mani tujye duharanira icyubahiro cyacu bro. Repetition ni ngombwa, irakonta. Ndagira ngo ubwire ngo bino bintu wirirwa gukora, wirirwa uvuga nibyo birakenewe. Hari abantu baba bakeneye kukureba bakunda ibintu ukora, ariko iyo wongeyeho kano kantu ko kuvuga no gushaka guterana amagambo, rimwe na rimwe hari kinini cyane bigica ku buzima bwawe. Hari n'ibindi bintu bikubuza no mu cyubahiro abantu bakugomba. So rero jewe nicyo kintu nashaka kuvuga, nacyo kintu nashaka kwereka abantu. Dukomeza twirebera rero Umwitsi TV, ndabinginze nyamuneka mbasabye imbabazi. Buriya guca bugufi n'ibica umugongo gusa bica inzira. Ubwo nanjye rero nciye bugufi ngo bizancira inzira, hari ikintu ngiye kubisabira. Nyamuneka muntu ukunda ibiganiro byanjye, muntu ukunda ibiganiro bya Papa w'u Gasabo, muntu ukunda ibiganiro bya Kayitare Intare batinya ndetse inkotanyi cyane, mbabarira ukore subscribe, ukore like, sharing ndetse na comment. Ariko nujya ukora subscribe ujye ukora no kukazogera, kuko gukora sabo ni byiza, ariko iyo ukoze kukazogera buriya hari inkuru yose dukoze ihita ikugeraho. Ariko iyo ukoze sabo gusa twebwe ubu duteje imbere, ariko bya bindi tuba dushaka kukwereka ntago ubibona.
inkuru nyine twebwe sabo yawe tuba tuyifite. Ariko gusa kimwe cyo iyo udakoze kukazogera kare agahita kagira amatwi gutya, ntabwo nyine dukora inkuru ntikugereho. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyigwaho birambi pango nk'umuntu utakoze sabo. Ikintu mbikubwiriye rero umuntu dukurikiye ukurikiye Umwitsi TV, nukugira ngo nukora subscribe ukore no kukazogera, kugira ngo ko bahita bakwereka utunuzu tuzogera dutatu ugakora kuko ushaka, ariko kariya kamatwi niko gatuma nyine inkuru dukora zikugeraho. Bityo rero mba ngira ngo nimuneze imbere mukantera n'inkunga mugashyira itafari ryanyu mugakora subscribe kugira ngo munzamure, nanjye mbasaba gukora kunzogera y'amatwi kugira ngo inkuru nkoze yose ibageraho kuko ibafitiye umumaro, ndetse nanjye bifitiye umumaro kuba muri kundeba. Rero ndabakunda, mugira ibihe byiza, dukomeze tubane 5 kuri 5. Ibiganiro byacu nakagaruka, nisere ko mumeze neza. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.